Hello guys, ndabashuje kandi mbahaye ikaze muri aka kanya tugiye kubana. Aka kanya tugiye kurebera hamwe uko wakora Google Form. Mujya mubona bamwe baboherereza ibibazo ngo musubize mu buryo bwa Google Form, cyangwa bakaboherereza Google Form ngo mukore ngo mwuzuzemo nk'imyirondoro yanyu, ibintu nk'ibyo. Nanjye muri aka kanya rero ngiye kukwereka uko abo ngabo babikora. Ukurikire buri kantu ku kandi, gusa niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, kandi niba hari n'uwo tugiye kubana bwa mbere, ikaze nawe ukande subscribe. Dutangiye rero ntabwo turatinda, turaza hano kuri Google Chrome. Google Chrome niyo turafungura, noneho dutegereze. Gusa guys, kanda subscribe niba utarayikanda, kandi na like, ukore na share. Twageze hano, birasaba kuba ufite account. Murabona hano hari N, hano hari N, na account email muri make, ariko ya Gmail atari yaho cyangwa ibindi. Email ya Google email, Gmail. Noneho turaza hano twandikemo Google Form. Google Form. Turaza hano kuri aka ngaka bakaduhaye, tugakirikeho, dutegereze. Kurikira buri kantu ku kandi. Noneho akantu k'ingenzi uritaho, kubera ko turi gukoresha telefone, uraza hano aha hejuru kuri utu tudomo dutatu uhakande. Noneho uza hano handitse desktop. Hano handitse desktop site, urahakanda kugira ngo telefone ikore nka machine. Nge nakemeje, karaza hano kavivuye gutya. Noneho ikindi urahita ukora, uraza hano wamaze kwandikamo Google Form, baguha ino link. Urabona link baguhaye, urakanda kuri iyi ya mbere, Google Form online form creator Google Workspace. Noneho urahakirika. Kurikire buri kantu ku kandi, gusa utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze. Profile. Guhita paragraph bwonyine, waburandika paragraph, ashobora kuguha title runaka bakakubwira ngo kora paragraph, ubwo wabura yandika, wakirika kuri aka ka paragraph uri gukora Google Form. Ushaka ko abantu bagukora paragraph, multiple choice, ubwo guhitamo hahandi uhitamo kamwe gusa. Hano handitse check box, ko nyine uhitamo twinshi, uba wemerewe guhitamo twinshi. Wenda utu nitwo tw'ingenzi. Ubwo twebwe hano kugira umuntu yuzuzemo naha short answer, full name. Noneho tuze ku ka kabiri, kugira tukagereho turakanda kuri aka kamenyetso ka plus kari kuri utu two ku ruhande rw'iburyo, aka ko hejuru ka plus.
urabona ko hahise haza kandi wenda katwandike age reka dukoreshe multiple choice, sibyo? No, age reka dukoreshe short answer, nibyo byiza kugira ngo wandike imyaka yawe. Naho byaje, noneho dukande ahangaha, noneho ubwo hano ho guteranya kugira twongera kandi kaje. Noneho hano reka dushiremo gender. Noneho ho turakoresha option multiple choice. Iyi option 1 wenda reka dushireho ni male, reka dukoreshe m. Noneho duteranye hano kuri add other dukoreshe hano kuri other turakoresha female f, ubwo niyo turakoresha add caption. Byakunze add caption. Noneho turahita twandikaho f. Ubwo tumaze kubyandika, reka dukoresha akangaka wenda karahagije akangaka. Noneho nganire impinduka zari zibayeho. Noneho twari tumaze gukoresha ibi ngibi, tureta tuza aka kantu k'ijisho kari hejuru uragakirikaho kugira ngo ubone uko Google Form yawe iraza imeze. Urabona ukuntu iraza imeze. Abantu bazaza baruzuzamo amazina yabo, amazina yabo yombi, buzuzamo imyaka, noneho bakirike no kuri gender yabo, niba ari female niba ari male, noneho bakore submit. Okay, ndagushimiye aho ukomeje gukurikira. Tuzagaruka noneho turi kureba ese wareba ute uko bashobora kuba bagusubiza, wenda nko gukora Google Form hari ibintu wabajije ibisubizo wabibona ute baguha.